Dore impanuka iteye ubwoba ikaba ihahamuye abantu benshi cyane disi, nanjye mbabajwe n'uyu mubyeyi upfanye n'umwana we. Paul disi, Imana ibakire mu bayo. Iyi mpanuka kandi iguyemo abantu bagera kuri batatu. Ugiye kwibaza uti iyi mpanuka ibereye hehe? Nanjye niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo byose ngende mbigusobanurira akantu ku kandi. Nizere ko wowe unyumvishe cyangwa se wowe tubanye urugo bwa mbere warangije gukora subscribe cyangwa se abone, ubundi ukore kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo aya makuru ujye uyakira mu ba mbere. Nizere ko volume mwamariyemo mwese kandi tugiye kubana muri aya makuru mwese mumeze neza, ariko kandi nkomeza no kubifuriza kugubwa neza. Ariko nubwo mwebwe mbifurije kugubwa neza, hari abababaye cyane. Umuryango w'aba ngaba banyakwigendera batakarije ababo muri iyi mpanuka, murumva ko abo ntiborohewe. Ubwo rero icyo navuga kuri iyi miryango ibuza ababo aka kanya, reka mbabwire ngo bakomere, aba bari hafi babafate mu mugongo, ariko kandi n'aba baguye muri iyi mpanuka nabo tubabwire ngo Imana ibakire mu bayo, ibatuza heza, ibahe iruhuko ridashira, kuko ntabwo biba byoroshye. Iyi mpanuka rero yabereye hehe? Mbere y'uko mbikugezaho, reka mbanze mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mwahisemo kudukunda mukemera kubana natwe, mukamudutega amatwi umunsi ku wundi. Muraba agaciro kandi muraba ingenzi, kuko iyo mudukurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, mukaba mudukurikira amanywa na nijoro, buri uko tubagejejeho amakuru agiye atandukanye, kuko nababwiye ko amakuru mbagezaho aba ari amakuru asesenguye kandi amakuru atariho ivumbi, amakuru y'umwimerere kandi nkayabagerezaho ku gihe. Nizere ko rero mwese aho muri mumeze neza. Reka nsuhuze abari mu ntara y'amajyepfo, abari mu ntara y'Iburasirazuba, abari mu ntara y'Iburengera bwaryo, n'abari mu ntara y'Amajyaruguru, mwese mumeze neza kandi nkomeza no gukomeza kubifuriza kumera neza cyane. Imana ikomeze ibaho ubuzima buzira umuze. Iyi mpanuka rero nk'uko ngiye kuba mbikubwira, ni impanuka yabereye ahangaha mu karere ka Gicumbi, birumvikana ko ari mu ntara y'Amajyaruguru. Byagenze gute rero? Nk'uko rero ngiye kuba mbikubwira, aba ni abantu bagera kuri batatu bo mu karere ka Gicumbi, aha ni mu murenge wa Mutete, of course birumvikana. Aba barimo n'uyu mubyeyi ndetse n'umwana we baguye muri iyi mpanuka y'imodoka. Byagenze gute? Komeza untege amatwi, kuko nicyo kiba cyanzanye ahangaha kugira ngo byose ngende mbikugezaho. Impanuka rero ziri kugenda zitwara ubuzima bw'abantu buri uko bwije n'uko bukeye. Sinzi ikiri kugenda kiba muri ibi bihe, niba ari ibihe bya nyuma tugezemo, niba ari imihanda mibi cyangwa se ari abashoferi bakoresha imihanda nabi, nibyo natwe ubwacu tutaramenya, kuko usanga buri uko bwije n'uko bukeye amakuru aba agenda agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, amenshi aba yiganjemo impanuka zagiye ziba hirya no hino mu mihanda ibigiye itandukanye, cyangwa se mu mihanda igize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byose rero ushobora kwibaza uti biterwa n'iki k'imihanda cyangwa se ibikorwa remezo kuri ubu ngubu bimeze neza, ndetse bagiye banashyiraho ibyapa. Ubwo TDA murabizi neza ko ariyo ibifite mu nshingano, iba yaragiye ibikora. Kereka niba wenda hari aho ishyira icyapa cya 80, hakaba hari icyapa wenda cya 40, 60, hakaba hari icyapa cya 80 gusa. Kuva aho natangiriye gutwara ibinyabiziga, nta cyapa ndangiraho cyanditse 100. Ubwo simbizi, nta nicyo ndabona cyanditse 120. Kandi inshuro nyinshi impanuka tugenda tubona, polisi y'u Rwanda cyangwa se ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, traffic police, bagenda batubwira ko impanuka ziba zabaye inshuro nyinshi ziba zaturutse kutaringaniza umuvuduko, cyangwa se hakaba habayeho kunyuranaho nabi. Ibi ngibi rero niyo mpamvu polisi igenda ikora ubukangurambaga hirya no hino kugira ngo babashe kugenda barushaho kugenda bakumira impanuka umunsi ku wundi. Ariko ibyo ngibyo nubwo nakubwiye ngo barabikora, impanuka zo ziraba. Ni kwa kundi bakubwira ngo nyine impanuka ni impanuka. Reka mujye mumenya kandi ko biriya ari ibyuma biba byarakozwe n'abazungu, isaha n'isaha cyagutenguha. Niyo mpamvu ibyo ngibyo tutakwiye kureka kubibamo, cyangwa se nta naho twabicikira, ahubwo dukwiye gusenga Imana kugira ngo byibuze ijye ibasha kugenda ibiturinda. Iyi mpanuka rero y'iyi modoka yo mu bwoko bwa Fuso Mitsubishi, iyi mwese murayizi, yari ifite plaque RAH, yari yambaye 072 ga, yavaga Igicumbi. Ubwo bivuze ngo ni mu mujyi wa Gicumbi district. Birumvikana neza ko yerekezaga muri uriya mujyi wa Kigali. Byagenze bite rero iyi Fuso kugira ngo ize
ize guhita ikubita iyi twavuga ko ari ivatiri. Iyi mpanuka rero yabaye kuri uyu munsi nk'uko nagendaga mbikubwira, ikaba yabereye muri uyu mudugudu wa Gihira, akagari ka Gaseke, muri uyu murenge wa Mutete, ubwo iyi modoka yashakaga kunyura, urumva ni bya bindi nakubwira ngo yashakaga kunyuranaho cyangwa se yashakaga kudepasa iyi vatiri yo mu bwoko bwa Toyota Corolla yari ifite purake RAH. Birumvikana zose ndi kubona rwose ari imitasiyo cyangwa se zari zambaye purake zijya kumera kimwe. Yari yambaye RAH 774, bivuze ngo ibi byose byabaye ahagana mu masaha twavuga ko ari aya ku manywa, ntabwo twari twageze mu masaha y'igicamunsi. Birumvikana ko ibi bikomeje kubera muri iyi mihanda, twavuga ko rwose ari agatereranzamba, bikomeje kugenda rero bitwara ubuzima bw'abantu. Ibi rero nari ndimo mbikubwira ubwo nakubwiraga izi modoka ubwoko bwazo ndetse na purake zari zambaye, ibi nibyo byose bituma igongana n'aba baturage bari bari mu muhanda, ndetse ubwo aba bombi bagendaga ndaje byose ngende mbikubwire hatabuzeho akantu na kamwe. Ubwo hari n'abaturage bagendaga mu mpande z'umuhanda, ubyibuke yaje guhita ibakubita kubera iki? Kubera icyo gikorwa cyabayeho nyine cyo gukora kudepasa, cyangwa se habayeho kudepasanya nabi iyi fuso, bivuze ngo niyo yari iri mu makosa. Ababuriye rero muri ubu buzima nabo reka mbe nkugezaho abo ari bo, nkubwire ngo aba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka, nkubwire n'aho bari bari, niba urutabara umenya aho uwawe ashobora kuba ari, cyangwa se niba unamuzi umenye aho aherereye. Harimo uyu nguyu ufite imyaka 29 ndetse n'uyu w'imyaka 40, ndetse n'umwana mutoya waruhetswe n'uyu mugore, cyangwa se waruhetswe mu mugongo w'uyu mubyeyi. Uyu mwana yari afite amezi 4, birumvikana ni umwana mutoya. Aba bombi rero bahise berekezwa ku bitaro bya Byumba, hahita hakurikiraho gukura ibinyabiziga mu muhanda nk'uko nagiye mbigutangariza. Ibi ngibi rero bikunze kuba ubwo ibi byose biba byabaye, urebye amakosa yagiye aturuka ku mpande zombi, cyangwa se ku ruhande rumwe rw'umushoferi ushobora kuba yatwaye ikinyabiziga nabi. Nk'uko nabikubwiye, uyu mushoferi warutwaye fuso yadepashije iyi vatiri, birangira imbere hari abanyonzi barabakubise, ibikubise n'abandi bagendaga n'amaguru ku nkengero z'umuhanda, hari abakomeretse, ariko abo nkubwiye 3 nibo bahise bahatakariza ubuzima. Reka tubabwire ngo Imana ibakire mu bayo, kandi imiryango yabo ikomere. Ubwo aba bari hafi mubafate mu mugongo, mw'abantu mwe ntago biba byoroshye. Nizere ko wari uneze amatwi rero, wabashije gusobanukirwaho iyi mpanuka yabereye n'abo yahitanye. Niba rero ukunze iyi nkuru, cyangwa se iyi nkuru ushobora kuyisangiza bagenzi bawe, ubikore ushayaringa, usige n'ibitekerezo byawe muri comment, ndetse utulayikinge. Tubanyarwa bwa mbere kuri uyu muyoboro wa YouTube, wakanda subscribe cyangwa se abone, ariko kandi ukagenda ukoze kuri kariya kantu k'inzogera, amakuru ukajya uyakira mu ba mbere. Ndagushimiye, wakoze. Imana iguhe umugisha cyane wowe twatangiranye iyi nkuru, nkubwira ngo amakuru yacu yo nakagaruka, dusubire amakuru yacu ari imbere. Ciao ciao.